Yesu ashimwe cyane. Imana ishimwe ko iduhaye umwanya mwiza wo kuganira ijambo ryayo. Reka dusenge Imana. Data mwiza, turakunezeye, turagushimye, tugimbaje kubw'umwanya mwiza uduhaye kuba imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo. Turihanye aho twatakiranitse mu maso hawe, twakira imbabazi zawe, twakira imbaraga zawe, twakira umugisha wawe mu izina rya Yesu Kristo. Turakwihaye kugira ngo ukomeze twanize mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe muri iki gice cya 25 cy'Itangiriro. Tuganirize rwose ibyo tugomba gukora, isi yose nibona imirimo myiza dukora, twese tuyoborwe nawe, dukora imirimo myiza, isi yose duhimbaza izina ryawe ku bwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Imana ishimwe cyane ko iduhaye uyu mwanya. Reka tuganire ku magambo ari mu gitabo cy'Itangiriro ibice 25. Niho tugeze tuganira uyu munsi. Umutwe dufite imitwe itandukanye kuri iki gice. Hariho umutwe wa mbere uravuga ngo urubyaro rwa Ketura. Turaza kumenya Ketura uwo ari we. Ubwo duherukana ngira ngo twavuze ku nkuru ikomeye uburyo Aburahamu yatumye igisonga cye gusabira Isaka umugeni. Turibuka ko twavuzemo ibintu byinshi, uko byagenze, uko Isaka yaje kubona umugeni. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Ntekereza ko iminsi ishize tuganiriye kuri icyo gice nkuko tubimenyereye, tuganira igice kimwe cyarangira tukajya ku kindi. Ubwo twahereye mu Itangiriro cya mbere, turakomeza nyine tugomba kuganira umunsi ku ijambo rimwe cyangwa se umurongo umwe ku munsi. Ubu tugeze ku gice cya uyu munsi turaba turuganira ku gice cya 25. Niba kubo tujya tubana n'abandi turabararika kugira ngo baze dufatanye. Tujya tubana ku mbuga zitandukanye nka Facebook, WhatsApp, Instagram, tuganira igice umurongo umwe ku munsi. Ubwo rero buri munsi tuba turaganira kuri icyo gice, cyarangira tugakomeza tuzagezaho ubwo aho turangije Bibiliya, aho Yesu azazira. Imana ishimwe cyane. Ubwo nibwo buryo Imana yaduhayemo. So karibu tufatanye kuganira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niryo dusengeramo. Iyo warisomye neza wumva icyo Imana gushaka mu izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane. Ngira ngo twaganire neza cyane mu gice cya 24 twumvaga icyo Imana ivuga natwe kugirana isezerano. Aburahamu yagiranye isezerano n'umugaragu we, amubwira ati rwose n'igisonga cye, amubwira ati rwose ndagusabye ntuzajyana umwana wanjye muri kiriya gihugu umusubizeyo, ahubwo genda ujye muri bene wacu umusabire y'umugeni, kuko ntabwo nifuza ko ashaka muri aba banyakanani. Muri aba banyakanani nubwo ariho Imana yari yamushize, yari yamubwiye ngo iki gihugu izakimuha. Urumva ni ibintu bitoroshye. Igihugu Imana iri gutegura kumuha, ariko we ntabwo ashobora gushakamo umugeni. Kubera iki? Igihari nuko aba banyakanani kazi bari abanyamahanga. Mu rundi rurimi twavuga ngo ubwoko bw'Imana, Imana yashaka kubaka, yashaka kubwubakira kuri Aburahamu. Abandi bose bari hanze ya Aburahamu ni abanyamahanga, kurumva ntabwo barabwiga ubutumwa bwiza, bafite izindi Imana basenga, ariko Imana itoranya Aburahamu. Haleluya, hari uburyo Imana dutoranya. Aburahamu rero aravuga ati abanyamahanga bataramenya Imana ntabwo rwose twahuza. Aravuga ati aho gushaka muri aba, ntekereza ko najya iwacu rwose, nubwo naho ntekereza ko hari izindi Imana baba basenga ntawamenya, ariko genda iwacu. Hari iwacu amaraso yanjye, hari amaraso yanjye, ugomba ni byiza gushakamo hariya. Muri iyi minsi sinzi twabiganiraho cyane, sinzi ukuntu dushaka ko ubwo ni urugero rumwe
urundi rugero ni uburyo igisonga cya Aburahamu kiyezeyo, uburyo yasenze isengesho, Mana unyigaragariza, Imana imwigaragariza, hasiga Imana imukoresha imirimo ikomeye kugira ngo ubone umugore, bigusaba ibintu byinshi bikomeye. Amasengesho n'ubundi bushobozi butandukanye Imana irabutanga kugira ngo rwose umugore aba yubashywe. Twabiganiyeho kenshi, muzagisure kuri YouTube channel yacu Ukwera TV. Nuko abona umugeni aramutahana ngo aza kumara umubabaro Isaka. Umurongo wa nyuma ni uvuga ngo donc imirongo ibiri ya nyuma isoza igice cya 24 nivuga ngo uwo mugaragu atekerereza Isaka ibyo yakoze byose. Isaka azana Rebeka mu ihema rya nyina Sara, aramurongora abo umugore we. Kabiri, aramukundwakaza. Gatatu, Isaka ashira umubabaro wa nyina yapfushije. Ibyo bintu ni ibintu bikomeye cyane. Yamugize umugore, yamuvanye iwabo kugira umugore, aramukundwakaza. Biri bivugaho cyane, ntabwo twatinze uko twabiganiriyeho cyane, ariko Imana nagira ngo twibukiranye twumve ko hari icyo Imana yakoze muri ibi minsi, bitewe n'icyo cyigisho ko nta nduri ivugira ubusa ku musozi, ngo yemwe baturage b'isi mwumve ubuhanuzi, ibendera nirishingwa ku misozi miremire, yemwe mujye mureba ibyo, yemwe baturage b'isi, kandi ngo ikondera nirivuga yemwe mujye mwumva. Haleluya. Ntekereza ko rero ngo ntabwo ijambo ry'Imana rizamanuka ngo risubireyo ritasoje icyo Imana yaritumye. Nari nimfasayizinze, nari ntinze aho ngaho ko ni igice gikomeye cyane. Uyu munsi turaganira ku gitabo cya 25 cy'Itangiriro, urubyaro rwa Ketura. Aburahamu arongora undi mugore witwa Ketura. Mwibuke ko yaramaze gupfusha umugore we witwa Sara, then nyuma yaho arongora undi mugore witwa Ketura. Ubu imiryango niho hambere, umuryango, dore ko Satani urwanya cyane, niho hambere tubonera gukora kw'Imana. Niho hambere Imana yaduhamagariye gutura, kuba, gukorera. Haleluya. Babyarana Zimulani na Yokishani na Medani na Midiani na Ishibaki na Shuwa. Ni batandatu. Yokishani yabyaye Sheba na Dedani, batangira kwaguka. Bene Dedani ni Abashuri n'Abaletushi n'Abaleyumi. Tugeze kubuzukuruza niba ntibeshye. Bene Midiani ni Efa na Efeli, abo nabuzu, na Henok na Abida na Eluda. Abo bose ni urubyaro rwa Ketura. Abo ni abavuye kuri Ketura. Umva turi bukiranya yuko hari ijana twari twasangizanyije kuri Facebook, ku mbuga zitandukanye, twerekana donc umuryango, abakomotse kuri Aburahamu, kuri Hagayi, kuri Sarayi no kuri Ketura. Aho hose tubona urubyaro, aho bose nabavuye mu rukigi rwa Aburahamu. Niko nabivuga niba ntabivuze nabi. Aburahamu yahaye Isaka ibye byose. Hano twakibaza iki? Afite abana benshi, turi ukuntu
donc bohereje mu ijambo rigerageje kumera neza, bohereje Hagayi ngo abavemo, uko nabivuga. Tukibuka ko yasigaranye Isaka, noneho hajeho n'undi muryango ukomoka kuri Ketura, ariko none ngo aha ibye byose Isaka. Umwana afite urubyaro rutandukanye. Tuvuga ko yohereje Hagayi, ntekereza ko ndibuka ko n'impamba yamuhaye yazimariye mu nzira, ariko abavamo. Ariko ya Mana irema abantu, ko niko abantu bakora, ariko ya Mana irema abantu. Sinzi uburyo yabaga yasenze, sinzi uburyo Imana yabaga yavugana nawe, ariko tuhatinze cyane uburyo dukorana n'Imana. Ya Mana irema abantu, ndibuka ko yagirana isezerano, yagiye ivugana na Hagayi cyane, no mu butayu yamusanzeyo. Ndumva Hagayi yaravuze ngo uri Imana ireba. Haleluya. Aho yarabuze amazi, Imana iramusanga ngo urarizwa n'iki, ngo ubaye ute Hagayi. Imana itugire neza cyane mu gufata imyanzuro. Buriya ni ahantu hakomeye cyane, dukwiye gutinda cyane. Niyo mpamvu tutabaye mu masengesho, imyanzuro yacu yaba ari mibi cyane, yazizana umusaruro mubi, kuko muri Bibiliya harimo ingero zitandukanye z'abantu b'Imana bajya bafata imyanzuro ukabona nyine iragoye, ikagira ingaruka. Umuryango ni mwiza, abantu Imana iba yaguhaye. Niba Hagayi yari ari uwo mu rugo, ngo nawe yari awo mu rugo, kandi nawe yari yababyariye umwana. Ketura nawe nuko, ariko turabona nyine araga Isaka ibye byose. Turebe ibyo ari byo. Ariko abana b'inshoreke barayita inshoreke. Gute barayita inshoreke? Nabyo ni ibindi. Abana b'inshoreke Aburahamu yari afite, abaha impano akiriho. Sinzi, ntabwo avuga impano izo arizo, ngo arabohereza ngo batandukane na Isaka umwana we, bagende berekeje iburasirazuba, bajye mu gihugu cy'iburasirazuba. Aha niyo ndi kwasoma, numva nyine mu ruhande rumwe numva mbabaye. Ubwo nyine utawibaza, aba bana bavutse nk'uko abandi bavuka, ariko uko bigenze. Tugiye ku wundi mutwe uvuga ngo urupfu rwa Aburahamu. Benedata, tutaratirinjira kuri uyu mutwe, dukomeze dutekereze cyane ku muryango. Uriya ni umuryango wose wa Aburahamu amukomotseho, kandi ugomba kubaho. Apana ikintu nashimye nyine cyane, izi mpano, ngo abahaye impano, ngo arabohereza. Ndibuka ko Imana yabiteraga ukashirwa mu buryo bumwe. Icyo navuga ko ari aho Sara niwe wabwiye Aburahamu ngo rero, ngo uyu mwana Ishimayeli ngo ntabwo azaraganwa n'umwana wanjye Isaka. Aburahamu nawe byaramubabaje, ndabyibuka. Ariko nyine Imana iramugendera amubwira ngo byemere. Ntekereza ko hari igihe wakwibaza ibi, ukibaza ngo ni gute Imana ibintu nyine yabiteyeho, se yabiteyeho kashe, ni bya bindi, ni ibiki bituye mu mitima yacu. Ni gute dukwana n'Imana? Aburahamu yavuganaga n'Imana, umuntu w'Imana, Imana itoranije, kugira ngo hari ibintu yagomba kumukoresha bikomeye. Umuntu Imana yatoranije igomba kumukoresha ibintu bikomeye cyane. Nuko biraba nyine, Imana yamubwira ati ngo byemere, kuko ngo muri Isaka ngo arimo ngo amahanga yose ngo azaherwe umugisha, batandukane.
ndibuka ko na Imana ijya gukomeza nanone isezerano na Aburahamu, habayeho gutandukana, bakumukura iwabo, irangije gukomeza isezerano imutandukanye na Loti, bari bakiri kumwe. Nyatari gutandukana n'ikindi gutandukana biri mu bintu byinshi, harimo urupfu, ahantu batandukana, umwe yapfuye, gutandukana, umwe akajya hirya undi akajya hino, bavandimwe, umwe donc agatura hirya undi agatura hino. Ahantu ntinda cyane naho ngaho Imana ivuga ngo byemere. Kubera iki Imana wavuga ngo ni Imana muri make mu by'ukuri ibi byemeye? Urupfu rwa Aburahamu ni umukoro tuzakomeza dusengere muri ijambo, Imana ikomeze ituganirize. Niba hari ubutumwa wadusangiza, twasangizanya, comment tuganire kuri iri jambo, kuri ubu butumwa Imana ibatugeneye, kuko ijambo ry'Imana ryose ryanditse muri Bibiliya, cyane ko ngo minsi taha yagenda ihindagurika, bagenda bazana ama versions yatandukanye, ahinduye. Umurongo wa 7, iminsi Aburahamu yaramye ni imyaka 175. Imyaka myinshi kugeza ubu, sinzi ko hari abayimara, ariko iyo myaka yose umuntu ari ku isi habayemo iki? Ibyabaye muri Aburahamu n'ibyo ngibyo byose twavuze. By'umwihariko njya kutangira kubaka urugo na Bw'Imana, rero Mana rwose, ubwo nari nsoje university bachelor's degree, ubwo amashuri icyiciro cya 2 cya kaminuza, nuko Bw'Imana rero nta kandi kazi, nta mundi murimo numva nsigaje gukora ku isi, keretse n'umuryango. Mu gihe numva ntafite umuryango, famiye yanjye, ngo gukora marriage, mu gihe numva mfite umuryango nibwo numva uwo murimo nyine naba nsigaye nkorana n'umuryango, tugafatanya, tukagira ibyo dukora twubaka. Ariko mu gihe udahari numvaga rero nta bindi, umurimo niba narakoze inyure ngende, numva isezera umugaragu w'amahoro, numvaga nta wundi murimo nakora, undi ivuga butumwa warayikoze. Ntareba rero nkavuga nize amafaranga, niba amafaranga naba ngiye gukorera nta kindi nayakoresha, amafaranga naba ngiye gukorera nta kindi nayakoresha. Iyo modoka niba wagira kuzenguruka ze mu mujyi, simbizi, numva nibi. Ariko nkatekereza ko kuba ufite inzu, ariko nkatekereza ko ufite umuryango niwo watuma uburiho, kuko umuryango uba ugikomeje. Mana ishimwe rero ko yawuduhaye. Nawe Aburahamu nawe Imana mu muryango muri iyi myaka yose. Aburahamu ageze mu zabukuru, aramye imyaka myinshi, umwuka urahera, apfa ashaje neza, asanga bene wabo. Ni byiza cyane, ageze mu zabukuru. Haleluya. Imana igitubwira ngo izaduhaza uburame. Bibiliya nayo irabivuga, mu mugisha itanga ngo no kurama kurimo. Tavuze ko wenda abantu bataramye bataba baragize umugisha. Aramye imyaka myinshi, Imana ishimwe. Nuvuga ngo hari ibintu Imana ashaka, nk'umuntu nyine Imana ashaka guheraho, gutangiraho isezerano rikomeye, nuko aramye iyo myaka myinshi ngo umwuka urahera, nuko abandi bagenda, apfa ashaje neza, asanga bene wabo, apfa ashaje neza. Ageze mu zabukuru, uwo ni umugisha. Afite imyaka myinshi, uwo ni umugisha. 2,
umwuka urahera nk'uko abandi bagenda numva ubwo twajya tubyumva uburyo abasaza abantu bakuze bagenda bataha, apfa ashaje neza, apfa atanduranije nyine. Tuzi uko atanyuze mu ntambara, tuzi intambara anyuzemo nyinshi, inzara, ayeva hamwe ajya ahandi, gufata risk ni ikintu gikomeye. Maze iminsi ntindaho abakristo dutinze gufata risk, kandi risk ni ikintu gikomeye. Risk ni niyo igaragaza faith, ukwizera, kwiyemeza. Risk nko kwiyemeza ikintu, tinya kwiyemeza mu gihe umaze gusenga ukumva hari Imana ivuganye nawe 1, 2, 3. Ntabwo dufite kumera nk'aba bantu b'Imana bari muri Bibiliya twagiye tubona. Hari abantu bagiye batinda kwemera, ariko tuzi ingaruka rimwe na rimwe zagiye zivamo zitari nziza. So ni isomo kuri twe, dufite gufata kwiyemeza. Tumaze kuvugana n'Imana mu gusenga, Benedata, risk niyo faith. Hari Bibiliya iratuganiriza mu gitabo cy'Abaheburayo, urwandiko cy'Abaheburayo ibice 11, uburyo ukwizera kwatumye bano bose babaho. Ibyo bakoraga byose bakorana n'Imana, babaga bafite ukwizera gufite imirimo. Ukwizera niko gutuma tugira imirimo dukora. Rero ndi kwibaza rero, imirimo turi gukora imiragaragaza ukwizera dufite. N'ibintu tutari kugeraho bigaragaza ukwizera dufite. Nuko rwose nibyo twagezeho bigaragaza ukwizera dufite. Tugerageze rwose aho hantu afashaje neza, asanga bene wabo. Urugendo yagize turaruzi. Abana be Isaka na Ishimayeli bamuhamba muri bwa buvumo bw'Imakipera buri mu isambu ya Efuroni mwene Sohari Umuheti, iri imbere y'Imamure. Niyo sambu Aburahamu yaguze n'Abaheti, ariho bahambye Aburahamu na Sara umugore we. Abamuhambye abana be Isaka na Ishimayeli, abandi sinzi aho bari ngo nabyo turakomeza tuganire. Aburahamu 11. Aburahamu amaze gupfa, Imana ihumugisha Isaka umwana we. Isaka yaratuye hafi ya rya riba ryitwa Lahayiroyi. Numva hari aho bageze kuyisobanura. Lahayiroyi niba Lahayiroyi risobanurwa ngo iryihoraho indeba, iriba ryihoraho indeba. Ni ngira ngo ahantu ninde wahahimbye, ngira ngo ni cyagiye cya Hagari, avuga Hagari ngo hagati y'aba yango ni mu gice cya 16 niho ngo Imana yamugendereye, ngo nono 13 ngo ahimba Uwiteka wavuganye nawe ati uri Imana ireba, ati mbese indeba nayiboneye na hano. Nicyo cyatumye rya riba ryitwa iriba rya Lahayiroyi, riri hagati y'Ikadeshi ni Beredi, iriba iryihoraho indeba. Haleluya. Niho yaratuye ngo Imana imumugisha Isaka we na Ishimayeli bahamba se. Ndi kwibaza nyine aho abandi bari ku kibano aribo bamuhambye. Ngira ngo Ishimayeli we muhungu we mukuru, hakaza Isaka agakurikiraho, n'abandi bakagenda baza. Tekereza ko hari ibintu nka bingahe watekereza kuba n'ubundi bakiba mu rugo. Icyo ni kimwe. Yarababwiye ati mugende mutandukane n'umuhungu, ngo mutandukane n'umuhungu wanjye Isaka. Nkaho nyine Isaka ariwe muhungu we wenyine. Ntacyo twumva Imana bivugaho. We nicyo tuzi kiri principle, nuko Imana yaramubwiye ngo muri Isaka azaragwa iki gihugu, iki ngiki dutuyemo,
ngo nicyo bari batuyemo niwe yazakiragwa, ubwo ashaka wenda kwita kimuraga kugira ngo abandi noneho ave ku isi amaze kubatandukanya, kugira ngo atangire akibemo acyagukiremo, nuko azamenye uburyo akurikirana ibyacyo, kuko we yaramara byina avamo. Nuko ntekereza wenda ariko abandi bamaze gutandukana nawe, ubwo ntekereza ko niba wenda bari batuye kure, icya kabiri bashobora kuba bari batuye kure nyine, wenda sinzi ntibaze, ariko ikigaragaza cyo nuko Isaka na Ishmayeli aribo bamuhambye. Ishmayeli we yaravuye. Ntekereza ko ari nk'icyo ngicyo dufite twatekereza, twakwibaza. Nuko atura aho ngaho Isaka rero, ariko ubwo nukomeza kureba ikintu nari ntinzeho mvuga ni ikintu cyitwa umuryango, uko abana baba baravutse kose, amasezerano baba bafite yose, numva ikintu cyitwa ubumwe. Kristo hari ikintu yakoze cyitwa ubumwe. waba uzagenda gute, waba uzawumugisha gute, waba Imana yazaba bizagukoresha ibintu bimeze gute, umuryango nyine wavutsemo n'abavandimwe bawe, buriya niho ruzingiye. Hari ibyo bizagukoreshanya hamwe nabo uko muravukana, ngo ntabwo uzakora wenyine, abo bose haba hari uburyo muzakorana umwe cyangwa ubundi. Ariko ikigaragara cyo nuko ngusanga Ishmayeli ngo niwe njya numva ngo niwe wakomezeho Abapalestine, ibintu birimo biraba muri iki gihe fight, igihe cyose baragwanaga. Why? Kuko turi mu isi dufashigiye mu ntambara, kuko isi irimo mubi. Kubera iki ntambara? Ntegeza bo n'abavandimwe bari kumwe mu rugo, birashoboka ko baba barwana, ariko si kimwe. Ntekereza ko n'uburyo hano bari batandukanye, sinzi uburyo bahuje hano, umwe akaza n'undi akaza, nyango bari bamaze gukura, ngira ngo byo byose wenda bari baranashatse, kuko munsi hano baratubwira urubyaro rwa Ishmayeli, baza gukomeza batubwire n'urubyaro rwa Isaka. Nuko Benedata, umuryango, ntabwo ikintu natinzeho, ikintu cyitwa separation ntabwo ari cyiza. Separation, ibintu bitandukana nabyo ni ibiki? Ni imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru, yayindi nyine turwana nayo. Bibiliya ivuga ni imyuka. Iyo abantu badashatse gufatanya, niho Imana igiye batandukanya natwe. Birikora. Twebwe ubwacu nta zindi mbaraga dushyizeho, twebwe twasenze gusa bikikora. Niho abantu dushobora gutandukana. Ariko gufata umwe nkamushyira hariya, gufata undi nkamushyira hariya, kereka mbikoze mu buryo bwiza, nkavuga ati wenda wowe tukuraze hariya, simbizi niba arizo mpano tuvuga, wenda akavuga ati mwe ujye gutura hariya, simbizi. Ariko ikigaragara cyo nuko yarababwiye ati mujye gushakishiriza hakurya, ubwo nta wundi murage wundi mbona. Icyo umurage ahantu ho gutura hariya hari ibyo byose, ati mujye gushakishiriza hariya, abandi nawe mujye gushakishiriza hariya, ubundi ngumane na Isaka mu ngwa mu y'ibye byose. Turi ku buryo ko ibyo muri ibyo bye byose, iryo jambo ryakomeje kugaruka. Niho wa mugaragu cya gisonga cya Buramu cyagiye gushaka Rebeka, nuko abwira aho agiye gushakira muri uwo muryango kwa Nahori yabyaye Betuweli ndumva ari we wabyaye Rebeka. Narabani nibo twumva, ndumva ari nk'ibyo niba ntibeshye. None ajya gushakayo igisonga kijya kivuga ngo igisonga umugaragu wa Buramu aravuga ngo Isaka umuhungu we yamuhaye ibyo byose, none yaje kumusabira, arashaka umugeni. Aha
dukomeze dutekereze ku kintu cyitwa gutandukana. Ntabwo ari byiza ubusanzwe, ntabwo ari byiza, birikora n'iyo bibaye bibe ngombwa Imana niyo ibikora tutabigizemo uruhare twebwe. Ntabwo ntekereza neza icyo nkurikije uko Bibiliya bivuga, ndabivuga gutyo gusa, ariko ngewe icyo nicyo nakuyemo, n'abandi twakomeza tugasangizanya. Ikindi ni icyo ngicyo cyo kuba abantu ubundi bakwiye kubahama. Ikindi umuryango Imana iwukoreramo ibintu bikomeye, abantu tubana tuvukana Imana iwubakoresha ibintu bikomeye cyane. Iyi ni nka part 1, turaza gukomeza nka part 2. Part 1 niho twasoreje aho tukumva ngo Aburahamu amaze gupfa Imana iha umugisha Isaka. Urumva hano bakomeje kumutindaho cyane kuko arimo isezerano riri. Hari isezerano ry'uko muri Isaka hazavamo amahanga azahegundisha muri Isaka. Niwe tugeze ubu Aburahamu ataratambutse, tugeze kuri Isaka. Uburyo Imana itoranya. Ubu ntabwo nzi uburyo hano bano bandi Ishmayeli nabo kwa Ketura, uburyo Imana bo afite uburyo, niba hari uburyo yabatoranije simbizi, ariko nta muntu uza ku isi itamufite umugambi. Kubera iki rero cyari yabafite umugambi mwiki umeze uti? Turabaza bose abashuri bavuye kwa Ketura n'iki tuzi uburyo bajya barwana n'Abisirayeli. Hatari. Okay, reka tube dusubikirana part 1, turakomeza na part 2. Imana iduhane umugisha.